Ndabashuhuje. Tugiye kuvuga ku nama yabereye muri Tanzania yahuje abaperezida benshi bo muri East Africa ndetse na SADC. Umuyobozi wabakiriye cyangwa perezida wabakiriye ni Samia Suluhu. Uwo ni umuyobozi cyangwa perezida wa Tanzania. Mwese muramuzi. Nuko rero inama yatangiye, batangiye bakirana. Batangiye bakira perezida wa Tanzania ariwe bita Samia Suluhu. Ubwo bakomeje mu nama, ubwo bakomeje kwakirana, bakira umuyobozi wa Kenya. Uwa Kenya bamwakiye bamubwira ati wakoze kuza, wari ukenewe muri iyi nama, ibiganiro byawe cyangwa ibitekerezo byawe birakenewe. Bakomeje bakirana, bakira na perezida wa Tanzania. Uyu perezida wa Tanzania bamubwiye ati urakaza neza kandi urisanga, gubwa neza. Bakomeje bakira uwo bita Felix Tshisekedi. Uyu Tshisekedi ariko ntabwo yabashije kuboneka, ariko yarari online kuri za televiziyo cyangwa ku gisikirini kinini, ku buryo yabashaga gutanga ibitekerezo bikumvikana. Bakomeje bakira uwaje uhagarariye cyangwa uwaturutse muri Congo ariwe bita Premier Minister Judith. Bakomeje kwakirana, baramushimira Judith ati wakoze kuza kugira ngo turebe icakogwa kuri ibibazo turi kubona biri kuba. Bakomeje bakirana, bakira Samia. Perezida wa Samia bamwakiriye, bamuha amashi. Bakira perezida Paul Kagame, umuyobozi cyangwa se perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Bakomeje bakira umuyobozi wa Uganda, uwo bita Museveni. Bakomeje bakira abandi baperezida ariko batabashije kuboneka, ariko haje ababahagarariye harimo Burundi, Angola, Sudani, Malawi, Dar es Salaam. Yakomeje ashimira umuyobozi wa Dar es Salaam. Umuyobozi wa Tanzania ariwe bita Samia Suluhu yashimiye umuperezida wa Dar es Salaam kuba yabonye yitabiriye iyi nama ya East Africa ndetse na SADC. Bakomeje gukorana neza kugira ngo bose babashe kumva ibiravugirwa muri iyo nama. Arimwo bamwe babahaye amakuteri kugira ngo ubashe kumva ibyo bavuga, waba utumva Icongereza cyangwa Igiswahili ndetse n'izindi ndimi zakoreshejwe muri iyi nama. Bakomeje bavuga ku bibazo bya Congo, bavuga ati iki kibazo cya Congo kidakemuwe haba hari guhomba cyangwa se haba hari kuburiramo ubuzima bw'abaturage ndetse n'abandi benshi kandi b'inzirakarengane. Bakomeje babwira Felix Tshisekedi kagomba guhagarika iyo migwano, ndetse perezida Museveni yavuze ati Felix Tshisekedi ugomba kwegera M23 mukaganira. Nubwo uba uvuga ati ninabikora ngo nganire na M23, ugomba kubikora kuko abaturage ndetse n'ibindi byose biri kwangirika. Indi myanzuro yafatiwe muri iyi nama, bavuze ko bagomba gufungura ingendo
harimo ikibuga ca Goma, kuko ikibuga ca Goma cinjiza amafaranga menshi, ndetse n'indi mihanda ikomeza yambukiranya muri Kongo, kuko itwara ibicuruzwa byinshi. Urugero twavugamo nk'inzira ya Kivu. Inzira ya Kivu yambukiramo amato menshi akabasha kwambukana ibintu ndetse n'abantu. Ndetse indi myanzuro yafatiwemo, babwiye Perezida Felix Tshisekedi ko agomba guhagarika FDLR. Ariko se FDLR ko twumva ko cyangwa se tuzi ko yakoze jenoside mu Rwanda, yarayikoze, ariko binavugwa ko FDLR ishobora kuba ifasha igihugu ca Kongo. Ubwo bavuze ati ugomba kuganira na FDLR ndetse na M23, ibyo bintu bikarangira, izo ntambara zikarangira. Nta ntambara dushaka muri Eastern Africa yacu. Tugomba gufata neza abaturage kandi tukabaha ibyo twabemereye igihe twari turimo kwiyamamaza. Indi myanzuro yafatiwemo muri iyi nama, Perezida Kagame, uwo ni umuyobozi w'u Rwanda cyangwa se Perezida w'u Rwanda, yabwiye Felix Tshisekedi ati twebwe twakoze inama nyinshi tukwinginga, tukubwira ati ibyo urimo bireke, kuko intambara irasenya ntiyubaka. Ariko iyi ni inama ya mbere n'iya nyuma turemye cyangwa se dukoze. Ibizakurikiraho uzabaga wifashe, kuko nitwaza duhora mu nama za buri gihe nta kintu zitanga. Kora subscribe kugira ngo tuzakomeze kubana mu bindi biganiro. Murakoze.